yake sha umurimo w'Imana uragoye cyane cyane. Ibaze ko ntangiye kunanira. Ngeze mu rugo nsanga ntibatetse, ngarutse ntariye. Okay, tugiye kurebera hamwe umunsi wa karindwi uburyo weje. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Byose Imana yarivuze ati ndarangije. Umuntu namuremye, inzoka naziremye, ibikururuka byose nabiremye, inyoni naziremye, inka n'indogobe n'inyamaswa zose n'amazi yo kunywa n'inzu nge nazirangije. Noneho umunsi wa karindwi ikintu ngiye gukora. Umunsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze. Umunsi wa karindwi Imana yagize ute bantu b'Imana? Yaravuze ati umunsi wa karindwi nanje ndananiwe, kambe nduhutse. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi. Yawuhaye ikiyemo. Imana yaravuze ati umunsi wa karindwi muhaye umugisha. Iraweza kuko ariwo Imana yaruhukiyemo. Yaruhukiyemo. Imana yafashe umunsi wa karindwi. Iraweza kubera ko niwo munsi Imana yagize ute yaruhukiyeho. Iri Pasiteri Kazungu. Abatari bazi, je ni Pasiteri Kazungu. Ukumva ko n'Imana yageze ku munsi wa karindwi iravuga ati ezwa, kizwa, ruhuka. Nawe ruhuka yemwe. Ari guri ifarasi. Ni farasi ko ziruhuka. N'Imana yaravuze ati ku munsi wa karindwi ndaruhutse. Iraweza imaze kuweza yari iruhukiye. Imirimo yakoze yose iba irarangiye. Muranyumva neza? Imirimo y'Imana yose yari imaze kugira uje gukorwa. Kora sebosora yiwe. Uwo ni umunsi wa karindwi Imana yejejwe. Imana yejeje umunsi wa karindwi. Irangije iraruhuka, iraryama. Hashize nk'amezi abiri Imana iravuga ati kangaruke ndeme Edeni. Umwana wanje umuntu naremye kamuremere kanto kisiti. Kamuremere isiti yo kubamo. Ndaje nanje turebe ngo iyo siti ya Eva na Adamu byari bimeze bite. Koreze buswaye ni Kazungu.